Amakuru yiriwe ni kuri ko nafite agahinda kenshi cyangwa se ibibazo by'isi ntabwo umuntu yabura agahinda mubyeyi byagendekeye bite se muko rero mbere nyine yo kumbaza ibindi byose niba uri umugira neza wambaye ukancumbikira dore n'izuba rirarenze kandi nubwo nzi naho ndi gutaha pe none se magace ntabwo wageze mwute ni ukuri nonaha nibwo nahagera nta nubwo mpazi ndi kubona nanjye mpagenda nyine nta nubwo namenye ndi kwerekeza rero ubwo ngiriye impuhwe ukambera umubyeyi nyine wanshumbikira yego noneho rero nanjye hirya kuko mbe mparetse ngiye gucumbikira nta kibazo none ndabona n'izuba ndabona bwije uzataha ejo nta kibazo urakora kunyica n'impamvu use kuva ntabwo uzinga jeri no nakora akazi nk'akandagasa kandi amafaranga nkorera nayo n'urusenda bose natanga ingera nzigendera abakire ni benshi. Mwiriwe. Sasa bose wanjye ari inyuma hara mu bikari. Barimo kugezeho ntari. Kuva kare ko nta kumpamagara koko. ntabwo hamagaye mbana telefone yawe iriho nyine niko kuzabaza umukozi Kanze nkwereke. We kamwe. Murame bose. Igikozi sinzi nzagikubita umunsi umwe. Ariko si bose nashe. Ese uyu ni indi imbere yawe. Yakore ko utamwaki. Umushitsi kandi namukozaniye bose. Iyo waturutse ntuzi ukuntu bita ku bashitsi. Oya niba ari icyo kunywa cyo nta kirimo bose. Tena ntacyo. Nta kintu kirimo. Cyesa ubwo watetse mu gitondo byagenze bite? Cyari cyinshi. Cyari cyashize bose. Cyari cyashize. Tubana hano se turi bangaye. Abantu babiri ni gute bamara kungukuzu. Nase ntuzi ko n'abana b'abaturanyi bajye baza ahangaha ibiryo byasigaye nkabibahereza n'icyayi nacyo. Uri kubita benshi se umwana umwe niwe ugize benshi. Oya yambara n'abandi bana bo muri quartier kandi ntabwo nabima icyayi. Ngiye niwo muco waje ntabwo ujya nimara ngewe. Urananiye sinzi ibyawe. Sinzi ntako kunanira rwose. Ngiye nazanwe n'akazi. Nta n'umuntu nari nakorera nk'umubose mwiza nkawe kabisa. Nukuri kw'Imana. Nta kumwicisha inzara bose. Gira vuba nkubone wagiye. Uvuze ngo iki? Ntacyo mvuze bose. zose niko babaye ntako byabigenza nyine Sinzi ariko ndamwira mukana uyu musore nzanundi kuko oya ugomba kumubabarira abakozi bose niko bameze abakozi bose bagira amafuti ari nibyo nanjye wanye ubushize reka ngende rambiwe ubushize nabuze inkweto ari uhari yazimeje ndazibura ubwo se bizahurukyo ntabwo ari kubyahora ugomba kumubabarira wenda ikindi gihe ngera akagira abakozi benshi bagira amafuti pe baragira cyane sheri dore izuba we twajya mu nzu sawo tugende nta kibazo nanjye ndabona izuba rimeze nabi tugende ntume kiriya gihungu
Sema bana nkubwire Naseme Rangije kuvoma narangije umugana se wakubuye ha nse mama reka nkubaze papa agiye Suri byo byo koko nibyo kumbaza kubera iki ntabwo nabimenye yagiye byumbaza ubusa none se ugura kumbaza ubusa uri kumbwira iki ese undi ntabwo Siko ndamushinzwe ese ntabwo ari wowe umutuka siyo mpamvu yagiye ese ndamushinzwe uramushinzwe kuko ni n'umugabo wawe emwe simushinzwe ese ni wowe basindera inyemenya ngo aho uri cyangwa menya aho namutumye cyangwa simutuma nicyo cyambere cyakabiri simenya iyo yagiye kandi yagiye ntabwo ambwira ngo ngiye ahangaha mbona agenda ndahona agaruka rero itonde ndazagaruka yakoze papa yaragorwa yari yagorwa emwe gusa ko nawe ujya uganya ubushinzi aho ngaho ese burya ntabwo wari umutuka ujya unganya aho wiwashye yego byaye ncomotse z'iki gihe mana ese ntabwo ari wowe waraga umutuka emwe ndakwiyamye ubushomotsi bwawe wajya umenya kandi wajya umenya gususuza abantu bakuru njye menya n'ibinyarwanda ntabwo nyacomo uri ncomotse gusa ugana yagiye yagiye he ese ndamushinze njye ujya wanamuheka ese ntabwo ari umugabo wawe ndakwiyamye n'undi munsi uzaza kumumbaza imbyaro z'iki gihe mani emwe babyeyi emwe nimubyare mufite igihe kubyarwa na sireyi nkawe ewe sha ni ukubura kubyarwa nawe yandi sireyi nta soni ariko abana b'iki gihe akazi byaranze ejo bundi tuza baramurashe wa musore mugenzi tuza baramurashe musiga ku kiwanja nimba yarapfuye ntumbaze bituza bigango baramurashe ameze nabi nimba yarapfuye ntago mbizi bari bamurashe mu ishamba icyo gihe rero namusize ntandi makuru nongeye gufata ndaho gutyo akazi byaranze imizigo yaraducitse ubu nta n'umuzigo n'umwe dusigaye uzahora imbesha ugeze ryari ko bose ntago ari kubeshya rega biba bisaba gushyira mu miyaga rega none se nanjye ko bitari ngewe polisi yaraje ubabwira uburyo baturashe ntawe ubwawe ntabwo wabyemera uburyo baturashe ni kuki se we yapfa we ugasigara mwari muri kumwe nsushaka twese dupfe bose ni ukuri bose none se uragira ngo none se nimba rwa rwamugezeho bakamurasa agapfa nari kubizira ngewe igihe baramurashe ndirukanka imizigo ducika ubwo nsigara gutyo bundaho nanjye nuko naje nta kintu nazanye ndabyigaho tu barakurashe ntiwakomereka nta gakomere k'ibiti gahari gakomere k'ibiti kariho hano ku ipantaro hano barandashe ku kibero nuko nta kwiyambura ngo ubibone barandashe nuko ntabwo urabizi ntabwo nakubiye ndabizi ariko ndaza kubyigaho mumaze kumpombya amafaranga menshi cyane kuguhombya ariko natwe ntabwo twe twishyurwa wenda amezi birashize ntabwo twe twayahembwa ntacyo uraba udufatiye umushahara kuzahembwa ndabamenya n'ibyo mugenzi wanjye ndasubira ku kiwanja ndebe banapfuye cyangwa niba kiri nabikora nzabahemba nzayabaha nta kibazo ariko namwe mumenye ko muri kunkoresha amakuru ngo yapfuye bigango ni ibya nyabyo bigango namukundaga ni inshuti yanjye twe tumaranye imyaka n'imyaniko we namukundaga kubi nsa nk'uwabuze mugenzi wanjye mbere nabuze umuvandimwe muri njye mubwishe ukuri kumbwira ko kubura uriya nabuze n'uburyo nazana basina mayiti yiwe n'ibyibuze munyigeze mu rugo ndaza kubyigaho ahubwo weho umare iminsi wihishe kugira ngo nawe ntaza kukubura
nabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, nababaye rwose, sinzi nyine ni urupfu rwe rwavuze. weho genda ndaza kuguha pasiporo utorokere hanze. Nta kibazo kandi rwose merci. Sawa, twe tuzasubira nta kibazo. haribe buriya nzaguhamagara uze kuboneka. Sawa sawa. murakoze kutwakira. None se ibigo biza n'urugendwa nibazaga ahantu hondi bucumbike nari nanahabuze ni ukuri pe, wenda hano iwacu uko twaba tumeze kose twakira abashyitsi, ko dukunda abashyitsi cyane bikomeye. kuri twe imana iz'abantu. Rero iyo umuntu agize amahirwe akabona abashyitsi, burya abashyitsi ni abamarayika kunyine numva bavuga. Rero se umukobwa we bo twabaye muri byinshi ndibagirwa, ahubwo se bakwitanditswe bari kubaza. Aha banyita hariya none se hari kugira ngo ugire iriya nzira twahuriyemo byari byagenze bite? umubyeyi we ni ukuri nanjye ntabwo nyine nari ndi iwacu, gusa mperuka ndi iwacu yinyurira ahantu mu kayira, hari ahantu nari ngiye mpura n'abantu nyine babiri, umwe ambaza ngo mbese ngo nimurangire inzira, undi nyine wantugase inyuma akamfata, yaje amfuka umunwa sinzi n'ikintu yambwiye, nyine nanjye mperuka biba gutyo, nagiye gushiduka mva mu ishyamba. Ariko noneho ubu ngubu baje abatekamutwe bakaze, none se iryo shyamba rivuyemo nyine ubundi babikoze gutyo, ariko ntabwo ngewe nabonye uko byagenze, gusa nagiye gushiduka tuva mu ishyamba turi babiri n'undi mukobwa nyine, gusa yaciye ukwe yarambwiye nawe ngo bari kumwirukaho bamushimuse ngo bamufatanye. Ubwo rero nyine sinzi ibyaturutse haruguru, twumva amasasu avuze barirukanka, mu kwiruka natwe turacika turiruka bagize ubwoba. ariko none ndumva bikaze pe. Ubwo rero nyine duhita tugenda dupfa guhatanya tutazi iyo turi kujya, dugize amahirwe duhumurana na polisi batubaza iyo tugiye, babanza badukekakeka nyine turabasobanurira n'ibyo twahuye nabyo, baratujyana baraducumbikira, yewe ntacyo batadukoreye, mana baduhaye n'ibyo kurya, nibo batwambukisha umupaka baratubwira ngo twambutse umupaka w'Ubuganda n'u Rwanda, natwe ntabwo twari tuhazi. Nyine tubonye tumaze kugera mu Rwanda, umukobwa yaciye ukwe nanjye nca ukwanjye, ubwo nyine nanjye ntabwo nzi amaherezo niba tuzongera kubonana. ariko nyine ngo bya bihugu ubu ngo ni bibi, bibamo abantu bakaze. Aha simbizi wa mubyeyi. Rero twaheze muri byinshi ndibagiza ko norege ko n'inzara inakwishe, kangire njye guteka vuba vuba, naba wihanganye wicaye muri salo, uzi wicaye muri salo, ubwo nyine turagira nayo nteke vuba vuba maze urye. Arakoze cyane no kuri Imana igumvisha pe. Nta none se nta kundi nyine nuko bijya bigenda.